bashaka kunyica sindamenya ngo ninde uri gukora bino bintu ariko nimumenye n'ukuri namwe muzamumenye ntabwo. Yes, mbere yuko tureba neza iwabo wavuze yuko Jacki yaba yitabye Imana ndetse naho byaba byaturutse uko byagiye bitangazwa ko arwaye arembye n'uwabo wamuroze bikaba byavuzwe ko yaba yamenyekanye kandi ari muri showbiz nyarwanda. Reka tubanze turebe uko byatangajwe, turaza guhita tugaruka mu kanya gato. Ndasambana mbibabwire mwicare mubisa wago sambana n'icyaha reka icyo cyaha nzakizire asoni njye ntabwo wabuza gusambana ndahanga ndidekaraye ntabwo nzabireka hamwe noneho buraje bugushirira. Rero ku bantu batari bazi Jacki ndakeka ari uwo ngo hanyuma reka tubashe kuba twareba urimo wigamba yuko Jacki yabarwaye birimo bishekwa yuko yaba afitemo n'uruhare rukomeye mu kuba yaba ageze aho ageze mu burwayi. Reka tumure turaza guhita tugaruka. Reba uyu nawe hano uyu igihe kibaye kinini cyane iminsi ibaye myinshi avuga mwihorera woweho wavuze ngo Jacki ngo ibiki sinigeze mvuga n'umuntu witwa Jacki rwose uvuga ngo ibiki uribuka ari wamuhostinze atuka mama wanjye we ibitutsi yamututse murabizi byarenze gutukanje mubona nta kibazo ajya gutuka mama woweho noneho ndashaka kuza kugukanda bino biturugunyu bikuriho wagira ngo murabyiyumviye ko icyo ari mazira rwose ariko yaba yaratutse jihad ndetse yarasoza akajya gutukana mama we kandi ngo bitari biri mu byiza showbiz. Hanyuma reka twumve ubutumwa bwe Jacki yabashe kuba yagenera abantu bose bamukurikirana cyangwa se abantu b'inshuti bamukunda. Turaza guhita twongera tugaruka nyuma. Abansengere abagira n'icyo bakora bagikore. Abantu bashaka kunyica sindamenya ngo ninde uri gukora bino bintu ariko nimumenye n'ukuri namwe muzamumenye ntabwo nzamuceceka nindokoka n'ukuri nzashimiye mu ijuru pe ntabwo byoroshye ari kurwana n'urupfu mururiza ndakwinginze mana we. Jacki kuba wavuze ngo wararozwe hamwe ndacyarwaye nagereje icyo Imana ikora. Abaganga babuze indwara babura n'igicurane bafata ibizamini nca mu byuma bitandukanye babura indwara nyuma nsanga barandoze ubundi kurwana n'ubuzima ndebe ko nakongera nkaba muzima ariko ntibyoroshye ibintu birakomeye. Uyu mubiri uranyirukanyije urimo uranyambutsa n'ibihugu ntabwo byoroshye ntabwo ari ibintu byoroshye ni ukuri kw'Imana. Umubiri umereye nabi, umubiri uri kundya umubiri umereye nabi. Abanyarwanda mu nsengere cyane mbasabye inkunga y'amasengesho maze amezi 2 yose ntakora nta kazi nakora gute ntabasha guhaguruka ntabasha kugenda pararizi imereye nabi. Ewe banerereje ibintu ntazi ngo ni ibiki uburibwe umubiri ubumbabaza ndumva ndakwinginze mururiza abanyarwanda banyumva bagira ikintu bamfasha banabare. Yes, witwa Kizo Empire kurikiranwa n'abantu bagera ku bihumbi 22 ndetse n'abantu 900 ubwo ni nk'abantu 23 Messi igera kuri tanishiza nibwo yanditse inkuru ivuga ngo rip inkuru mbi kuri Jacki mwakunze ibye birangiye nabi baramuroze none agiye gupfa. Namakuru yagiye acicikana yatandukanye. Turaza gushyiraho nimero muri description turapeninga comment abantu bashaka kumereza ubufasha. Witwa Uwase Sharoni wamenyekanye ku izina rya Jacki aza kubereza nimero ze abantu bashaka kumereza ubufasha. Nuko nguko ibintu bigiye bimeze kuri we. So rero reka ntangire wenda mbasuhuza mbifuriza kugira ibihe byiza, bifuriza kugira impagarike n'ubugingo abantu bose badukurikirana hano kuri mu bari mu Rwanda, Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba, Iburengerazuba n'umujyi wa Kigali, abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abari mu Burundi, abari muri Kongo, abari muri Tanzania, abari muri Kenya n'aho hagiye hatandukanye. Reka mbabwire ngo rwose mukomeze kugira ibihe byiza kandi mwomeza kubabwira ngo abantu badukurikirana bari hano hagiye hatandukanye ku isi mukomeze kugenda mukora kuri subscribe, mukore kuri like, mukore no kuri mushyiraho na comment yanyu kandi mukomeza gusengera uyu Uwase Sharoni wamenyekanye ku izina rya Jacki. So rero abantu benshi bagiye bajya kumusura bagenda bazana amakuru agiye atandukanye, abitwa bakamaro, abitwa ba Njuga, ngira ngo biganira mugenda mubibona ku macana agiye atandukanye nka The Voice Official 50. Amakuru ahari nuko
bamujyanye mu bitaro byinshi bigiye bitandukanye nkuko mabyumviye arimo asaba Dumba ngo namuhururize cyangwa se namubwirira abanyarwanda ko ameze nabi. Bagiye bamusura bagenda bazana amakuru agiye atandukanye, gusa amakuru ahari ni uko uburwayi bwiwe aka kanya yagiye mu bitaro byinshi bigiye bitandukanye harimo za CHK n'ibindi bikomeye mu mujyi wa Kigali. Uburwayi bwe bukaba na nisa butari bwamenyekana, ariho ahera avuga yuko bamuroze kuko nta kuntu yaba yaragiye mu bitaro bingana gutyo babura indwara ngabe ari amahoro. So rero abantu benshi bagerageje kumugeraho bavuga ko ikibazo afite cy'uburwayi ari ukubabara mu ngingo zose zigize umubiri we, harimo ababara cyane mu ngingo zose zigize umubiri we, ariho bagenda bamusabira bamuhururiza bavuga ati rwose abantu bamukunda cyangwa se abantu bamuzi, abanyarwanda bagira umutima wo gufasha. Turaza gushyiraho nimero ze hano kuri screen ndetse no muri description cyangwa se muri comment, turaza gupininga comment ya nimero ze. Waba afite icyo yamufasha, waba afite icyo yamurusha, abashe kuba yagira icyamuhereza. Uyu witwa Uwase Sharon rero wamenyekanye mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye ku mucano agiye atandukanye, abenshi bamwitaga umushizi w'isoni. Gusa icyo ntekereza ni uko yari arimo yishakira ibyo kurya cyangwa se yari arimo guhaha. Turaza kugenda wenda tureba zimwe muri video ze yagiye ashyira hanze zagiye zituma amenyekana cyane bitewe n'amagambo yagiye avuga, ariko kuri uyu munota ntabwo ari cyo kituzanye. Gusa amakuru hari ni uko witwa Kizo Empire waje kuba breaking iyo nkuru atari byo. Jacki ararembye ariko ntabwo yari yitaba Imana nk'uko yabyanditse kuri titre y'inkuru yashyizeho, ivuga ko Jacki angaruhukire mu mahoro, ariko ntabwo ariko bimeze, ntabwo yitabye Imana gusa ararembye cyane. So rero abantu bafite icyo bamufasha, abantu bafite icyo bamurusha, muraza gukomeza mushyira kuri iyo nimero twashyize kuri screen, abandi mugenda mukora kuri subscribe, mukora no kuri like kuri